abagore bisezerano bapfanye isezerano ryo kwa gitifu inda yazipfanye abagabo kaho urumva abantu bakubwire bati shaka icyo ukora utunga urugo rwawe ari kurugumemo ariko wowe uvuga uti ngenda uvuyemo ariko wibuke ko ikintu kikuvanyemo nyamukuru uvanywemo nuko uhora ufura amashuka y'umugabo wanyaye none se ubwo tubigenze dute wabari n'umugabo unyarakurira cyane Kacyiru yari ahari twe duturanye mukuru kw'Imana umugabo yaranyaraga umugore yahoraga yanika amashashi ko mane yanjye giye umugabo yigeze kunzanira umwana kuye muri gare ni nagatangaye we Jennifer nagatangaye udafite umwana ni rwose ngiye naraguketse naranabirose umugabo yarambwiye amvana ku kantu kambera arambwira ukuntu yarongoye umukozi ambwira ukuntu yabwiye umugabo arabimbwira byose twaraganiriye gera arambwira buri kantu kose agashyira hasi ariko mva naramubwiye ndamubwira ntumva nkubwira twese duhindurwa ibishegabo n'abagabo babi rero mwishaka kwambara imirizo y'imbwa kandi muri abagabo yewe ni muri Sunday Park muri Jardin nziza iri hano mu mujyi wa Kigali mu nkuru yanjye ndi kumwe na Uwamahoro Jennifer urasa neza kweri akusoma se nabatejwe uzabibwirwa n'iki ngo uhindura ayo mazina ntabwo nahindura Uwamahoro Jennifer kuba kizina n'umukino ugoye Asiko nibagiye kubaza ko mbarira haryo usengera muri Gatolika ndi mu Gatolika ese ku cy'abapadiri bavuga kuri abirya kwa padiri nabonye birya cyane ni kuri abavuga yego uretse gato wagiye mu misa ryari njewe nigeze kujyayo cyera nkiri umukobwa mbona abandi bararya nanjye ndarya Eucharistia cyane oya none najya kwa padiri ntakibazo wigeze ugira najya kwa padiri nkagaruka ntariye baratubwiye ngo umuntu utarigeze ubyigira ngo ahabwe uburenganzira bwo guhazwa iwabo haza amaraso ariko ibyo ni ibiki nubwashize nagiyeyo ndayirya yes hatagira umupadiri kumva nyaboneka yangira ate se ko wabariye wabakoze sakirire ariko ibyo ni ibiki shana nubwo nanajyayo ngo ngende ntariye nta kintu utinya mu buzima kikise ku buryo njya gutinya gufata ibyo padiri ari gutanga se ese urumva padiri atari umuntu ukomeye ariko rwose ahagarira Imana kwisi none se njye sinyihagarariye oya kubera iki nta burenganzira bwabyo wahawe ampaye ariko se Bibiliya bundi kuki itwereka yuko iyi ni y'abagatolika iyi ni y'abarokore iyi ni y'abake ubundi yanditswe n'umuntu nuko imwe yitwa ntagatifu indi ikaba yitwa yera ariko zo ni ibyo ni ibyawe rero ntabwo nagiye ngo ntaye ntariye gaho cyane ariko se padiri ni kuri yavuga unibatirije umwana wanjye nk'umutima uzahazwa buretse unsubize padiri kuri yavuga ntabwo yavuga ikinyarwanda neza yemye ngo bikunde dawe arirya n'ukuri nawe uzabyumve neza sinzi ukuntu umva bitaryohera amatwi njyemba numva ari ukwirya ni wowe biryohera amatwi kuko usengera ariko gihe numva ari ukwirya ni kimwe n'uko barukore nabo ukuntu bajya bavuga ijwi bazamuye hejuru wavuze ngo ntabwo tukumva bariya bo nyine barasakuza ariko bavuga ijambo rikumvikana ko padiri aramana mfite umwana n'umugaturika ararasoma shapure nambwe numva nkubwira icyumba bari rusohoke hanze n'ukararusakuriza hoyegere nukuri ry'umwana amahoro ry'umwana amahoro sikwari n'igihe abafurere bigeze kumwishyurira igihembwe kubera kwitwara neza bibaze kwera warangiza uti nukansakuriza ariko gihe ntabwo urasenga Jene njyewe ntasenga sembuzwa nandi hari umuntu badasenga abaho gusa iwanjye haba amadini menshi harimo abisilamu harimo abarokore harimo abagatolika harimo abayehova mu bana bawe none ntituri benshi buri wese nafite uburenganzira bwe gusengera aho ashakira kurumva mwacitsemo ibicezi bakandi si uburenganzira bwabo se none urashaka mbafate mbinjize mu byo badashaka se niba noneho ugiye mu kigo cy'abadivantisite avayo yabaye umudivantiste ugiye mu kigo cy'abapadiri akavayo yabaye umupadiri umusore yawongirene gaho nuko utigeze batoza ngo bashyire mu nzira reka ibyo se ninde wabiva nakiza wajye ku madini ntabwo rero gusenga oya ngiye ndasenga ariko gerade nta muntu uba adasenga buri muntu wese agira uburyo avugana n'Imana yamuremye niki gikomeye usaba Imana gikomeye cyane
ni ubuzima kuba yampa ubuzima sindware kuko igihe ntarwaye ndi muzima byose birashoboka ubuzima buraryoshye mbese cyane ku buryo usaba Imana ngo ibwongere cyane ariko by the way urasa neza ni ukuri kw'Imana si ukubeshya sindahiye izina ry'Imana urasa neza pe n'igihe ntacyo byari bitwaye mu bagatulika mu barokore nabo bavuga ko bifite icyo bitwaye no mu katolika ntabwo ari byo wirahira izina ry'Imana Musa cyangwa mu bunyoma ibindi nkubwira byo nibyo umva reka nkubwira usambwire padiri turirye oya nuko rirye birase nibiki ntago yavuga ikinyarwanda yemye neza ku buryo tubyumva neza ariko burizi ikintu kibitera uzahano bituruka ni kwa kundi twamenyere abantu batangiye isi bamenyera ko abapadiri ari abazungu noneho baza muri Afurika kubera kutamenya ururimi rwaho bakavuga ijambo ry'Imana cyangwa se bagakora ubupadiri bavuga ikirimi cyaho batacyumva neza noneho rero nabirabura bagiye kwiga ubupadiri biba ngombwa ko bigana bagendera muri babazungu kandi abazungu ntabwo mwibuka ko batari bazi ikinyarwanda cyangwa ikigande cyangwa iringara hanyuma noneho nabirabura binjiye mu kipadiri nabo bagendanira ku rurimi ruragorama ariko rero rwose ngiye nimbona numvise ari ukwirya gaho ngiye numvise ari nuko uriya nk'umupasiteri ashobora kuba nk'umupasiteri twiganye umva ikinyarwanda mvuga ni ikinyarwanda kitarimo kugoreka kitarimo kuvuga ngo ikintu kitarimo kuvuga ngo Kigali oya ndetse gato none warangiza ukajya kumurokore nkanjye uvuga gutya ngahita njya guhindura ururimi ngo bantu b'Imana tuba dushaka kugendera kuri babandi nyine twumvise bavuga nk'abarokore ugashaka kwigira umunyamurenge n'umuntu utari umunyamurenge ugasanga agiye kuvuga ngo abantu b'i Kigali gutese abarokore benshi nabo bahindura imvugo ariko buriya abo bantu umuntu buriya uzarebenda n'urugero uzumve nk'uburyo abantu bavugamo icyongereza uko bishakiye cyangwa bavugamo izindi ndimi ni abantu baba barazize bakuze ariko abazivukiyemo niba waravutse urwo rurimi baruvuga ntabwo ushobora kurutesha agaciro kubugeza ariko twebwe abanyarwanda turahindura cyane ururimi rwacu turaruhindura iyo ugeze mu basirimu ushaka kuvuga ngo nk'abasirimu noneho rero reka ntuvuge ikinyarwanda cya kindi twita cy'umwimerere noneho reka nkubwire gera ikintu cyose cy'umuzungu kiba kirimo umubare sibyo kiba gifite umubare umuzungu ashobora kukwigisha icyongereza utekereza ko ari ukugirira neza kandi atekereza ko umwana yabyaye ejo azaza muri Afurika ko yahageze nibwo agira ubuzima bwiza kuruta iwabo rero ugasanga twebwe dukunda ibintu byo hanze kandi icyongereza ni ururimi gakondo rwabo barukoresha mu mabuye bakarukoresha babumba amatafari ariko inaha ngaho umuntu aravuga ati nimvugamo icyongereza niba ari inama yo kuwa kabiri y'abaturage nimpaguruka nkavugamo ibyongereza bibiri abantu bose barahita bumva ko ndi uw'agaciro nyamara hari umuturage ufite ibitekerezo byinshi cyane yakabaye avuga n'ibintu n'abantu bakamwumva ariko agahita atinya guhaguruka akavuga ati se ndahaguruka ndinde ngiye ko nta kongeza mvanga ndahaguruka ndinde nyamara rero hari igihe usanga n'icyo ngicyo ari kuvuga ari nacyo afite cyonyine ari nacyo azi gusa ariko by the way ariko ugasanga nyine yarezengereje ikintu ari nkubwe urasa neza merisi nakubwira bikwepfa merisi ariko urasa neza pe Imana ishimwe Jennifer sasa riko uyu munsi twerekeze ku byerekeranye n'ingo mu minsi yashize nabonye akantu kagarutse kuri TikTok kuri Instagram bagaruka ku byerekeranye n'ukuntu abantu bajya gusezera bajya gusezera umuntu ajya gukora ubukwe akaba yakundanaga n'umusore uwo musore bakundanaga se bagiye kubana n'undi navuga ngo bakundanye mu gihe gitoya none akajya gusezera aho undi bakundanaga uwo musezero ari wowe wabireka koko ubuse najya gusezera muri rwego mu rwego rw'uko ugiye kugenda uko agiye kugenda cyane rwose nose n'ubundi ibyo baba barakoze baba barabikoze niba agiye kugenda agomba kujya gusezera inshuti ye akararayo akirirwayo bwacya mu gitondo agakora ubukwe urwo rugo rurubakwa cyane ni ku mibare erega ingo z'iki gihe reka nkubwire gera buriya
njye nkunda kubwira abantu ngo hari igihe urugo rukunanira nyoko yararushoboye, hari n'igihe urushobora nyoko rwaramunaniye. Sibyo? Iby'isi ni gatebe gatoki. Ibintu by'ingo rero by'ingo buriya hanini naje gusanga nk'abantu bakunda kuvuga ngo tujye kunga ingo, dufatanyirize hamwe twunga ingo cyangwa urugo runaka ntibumvikanye umugore n'umugabo. Buriya ahanini kunga ni byiza pe, ariko Gerard, mu ngo habamo ibintu byinshi kandi biba biteye isoni ku buryo umugore n'umugabo batabizana muri saro. Hahandi umuntu azaza kubunga, yamara kubunga bikarangira ugiye n'ubundi nta kintu ukoze, kuko ibyo bakubwira ni ibyo muri saro. Sibyo? Ni ibintu byoroheje biri aho ngaho bidafite ikintu bitwaye, ariko bo ubwabo nyirizina bafite ibanga. Sibyo? Buriya amakosa menshi y'abagabo ni amakosa menshi ariko atafatika. Ku bagore abafatika, ariko ku bagabo burya badafatika, ariko nawe wayagenzura ugasanga ntafatika. Urajyana n'umugabo mu modoka akagiye yabona umukobwa ahise imodoka akayitwara buhoro, iryo ni ikosa ku mugore wawe. Wagera imbere wasanga imvura igiye kugwa hari umukobwa uri aho hari ifite, iryo ni ikosa imbere y'umugabo wawe. Sibyo? Y'umugore wawe. Wasanga umwana ari ku nzira wagira uti ndamujyanye ngiye kumushyira madamu dore n'umwana ntoraguye, ati ubwo nzaniye umwana n'uwawe. Ego ko mana yanjye giye umugabo yigeze kunzanira umwana akuye muri gare. Ni nagatangaye. We Jennifer, nagatangaye udafite umwana, nagatangaye udafite umwana. Ni rwose ngiye naraguketse naranabirose. Kandi yarazanye umwana yitoraguriye mu nzira, abona ari akana gatoya, aravuga ati se kararara ku nzira. Ariko ako kanya nahise mushinja uburyo ari wowe. Kuki se mumeze gutya? Rero abadamu dufite ikibazo. Ngiye mfite nk'ingero nyinshi ndi buguhe, nyinshi zigeze nko muri 3, ntabwo zose nazivuga. Buriya amakosa y'abagabo ari ku kigero ngira ngo kingana nk'amarira y'uruhinja, kuko uruhinja buriya ntirushobora kwira rutarize nk'inshuro 10. N'umugabo rero buriya ntirushobora kwira adakosheje nk'inshuro 10. Kuki mudufata gutya? Noneho rero ugasanga inshuro nyinshi y'umugabo akoze amakosa. Hari igihe abagore b'iki gihe ntibacyahukana. Kera umugore yarahukanaga akajya iwabo. Umugabo yageze ajya kumva ati mu nzu yawe hamaze gusohokamo nk'abagore 10. None abagore ntabwo bacyahukana, barabiretse. Sibyo? None ubu isaha hasigaye hahukana abagabo. Impamvu abagabo bahukana ni iyihe? Abagore bakunda akanama nkemurampaka ka buri munsi ko mu rugo kadashira. Niba umugabo akosheje, ngiye gutumiza abantu baze batwunge gutya na gutya. Kandi niba hari ikintu kibaho mu isi y'abazima, isoni zijya zikura umugabo mu rugo akahukana. Nukuri kw'Imana. Isoni zijya zikura umugabo mu rugo akahukana. Ako kanama nkemurampaka k'abadamu bakunda kuvuga ngo ndazana abantu batwunge, nukuri kw'Imana umugabo arahukana akagenda akazamara umwaka, wabona ibintu byakomeye ukazajya kumugarura n'amakosa yose wayishyizeho. Ngiye mfite umudamu w'inshuti yanjye yatandukanye n'umugabo, ariko ahantu bari batuye muri quartier buri munsi urumva bararwanaga, bahoraga mu nduru. Noneho umugabo aza kugera habona ko bya bintu biri seriye, abwira umugore ati dusubirane. Umugore ati ngiye se nshaka gusubirana nawe, utanjyanye ahantu twari dutuye, umpesha icyubahiro. Abagore dukunda ibyubahiro. Ubabwiye kuri umunyamakosa. Buriya abadamu ni abantu bakunda ibyubahiro. Buriya umudamu ashaka no kuba afite amafaranga akavuga ati ndakoresha ikirori cy'ubukwe, ariko isi yose ibone yuko umugabo yakoze iki, yanyambitse agatimba, yanjyanye kwa gitifu. Noneho rero no mu gushwana izi ngo ubona zishwana, umugabo ashobora gukora amakosa pe, ariko wajya gusanga umugore arihagarara ati ngewe sinzasubirana nawe, sinzakubabarira, utazanye abantu hano ngo unkureho ikimwaro. Umugabo nawe ati nanjye aho kugira ngo nanjye ntorera akanama nkemurampaka, nanjye rwose ndacaho ngende. Nuko rujya rubura gica, hakaburuca bugufi. Umugore arashaka ibyubahiro, umugabo nawe arashaka ko biyunga batabanje kuzana abantu. Abagabo benshi niko bameze. Buriya mushaka gushwana akakubwira atari ko ibibazo dufitanye reka tubikemure. Hari abantu twari duturanye
umukobwa wawe yarahukanaga uziko yamaraga umwaka n'igice baramwimye umugore akomeza ngo azaza nsabe papa ngo nanjye ngo n'abavandimwe barahari nkamwase shaho wafashe inzira ukagenda niba umugabo ari kukwinginga ibyo bintu yakwishakira ibyo bintu bya buri munsi ngo urashaka ngo abantu bazajya bahora bateranira iwawe gera reka nkubwire wenda ngo nk'urugero rumwe hari urugo nigeze ni abantu b'inshuti zanjye ariko baba mu ntara noneho umugabo n'umugore bagashwana mu gushwana rero urumva umudamu akavuga ati muzaze ariko urumva umugabo we ntabwo aba abishaka kuko buri uyu mugabo niyo umubwiye uti njye hari abantu bagiye kuza tuvuga ibibazo byacu tubishyiraho ni ukuri ahita agenda asohoka nk'ugiye kuri wese ibibazo byanjye by'urugo ukabijyana ahandi abagabo rero ibyo bintu ntibabikunda kandi abagore natwe niba umubise urushyi mpaka utumize na mudugudu n'isi yose usaba imbabazi abantu bose bareba izo ngo rero zirasenyutse niyo mpamvu ubona abagore bapfanye isezerano abagabo bapfa indaya zipfanye abagabo urumva ako kana uri kumva abagore b'isezerano bapfanye isezerano ryo kwa gitifu indaya zipfanye abagabo kaho urumva nibyo ako kana utegereje yuko bazagusaba imbabazi kubera iki wakwiyumvikaniye n'umugabo wawe ko ari we muzarwubakana abantu mukabihorera bivuze ngo indaya zirusha abagore b'isezerano ubwenge rero cyane none se ninde unose utekereza ko indaya igusanze unarongorana hariya yabikubaza iki se ubundi kutari umugabo we ngo irakugenzura kurimo kumurongora nk'uko urongora abandi bose nta kibazo nyine azajya yumana umugabo nawe wumana isezerano ntukuri nibyo ntabwo nshatse kukubwira hari urugo nzi ni ukuri pe ntabwo ngewe wenda nagiye ariko inshuro nyinshi bagiye bashaka gukemura ibibazo byabo bikanga noneho umugore akagera ubwo avuga ati ngewe nzagenda umugabo ati ni nge mugabo mwiza ubaho ku isi aturiya nagenda ntazigera abona undi ariko bukeye ngenza kubura umwanya ndavuga reka nzahamagara umugabo tuganire ariko nyine abavayo hari abantu b'inshuti zanjye bajyagayo ndavuga nti umugabo rero turaziranye cyane kuko ashaka n'uwo mugore twari turi kumwe twari duturanye ahantu Kacyiru umugabo naramuhamagaye ariko urumva umugore yari yamaze kumbwira gahunda zose yambwiye uko zimeze ariko hari ibyo atambwiye kuko hari ibyo umugabo yambwiye n'iyi saha umugore atapfa kukubwira kuko ari ibanga ry'umugore umugabo yarambwiye amvana ku kantu ka mbere arambwira ukuntu yarongoye umukozi ambwira ukuntu yabwiye umugore ngo n'umukozi ngo mwese muri bamwe urumva umugabo arabimbwira byose twavuganye nk'iminsi 2 ngira ngo ahantu hari umudamu wari uhari yaravugaga ati uyu mugore ahari arimo arateretana n'uyu mugabo twaraganiriye gera arambwira buri kantu kose agashyira hasi arambwira ati ngewe mfata telefone ati nshata reba n'abagore bansubiza bakansubiza reba ariko mva naramubwiye ndamubwira ntumva nkubwira ibyo bintu byo kuvuga ngo urara mu kabari wirirwa mu kabari ngo uganira na bagenzi bawe ngo muri business abantu b'abakire bari hano ku isi hose baba baraye mu kabari ese iyo utinyuka ukavuga ngo umugore wawe ngo akubajije ngo kuki uryamana n'umukozi ukamusubiza ngo nta kintu ngo n'umukozi ni umuntu kuki utagiye ushaka abakozi bo mu ngo ndamubaza namubwiye ibintu byinshi cyane namazana uri kumva yicara ubozo wishuye umugore hahandi umugabo nawe kandi umugore yari yanze kubikubwira nyine yaravugaga waravuga akavuga ibyoroheje akavuga uburyo umugabo adahaha akavuga uburyo umugabo mbese utuntu nk'utwo tworoheje n'abajyagayo nuko nguko babikemuraga ariko ikibazo nyamukuru atari cyo njyewe umugabo rero yaje kunganiriza byose abishyiraho none se kugeza aho akubwiye ati njyewe ndyamana n'abakozi bo mu rugo wacu byo biturutse kuki oya urumva nyine ni kwa kuganira urumva ntiyari yivuyemo se oya umugore ariko iteka ryose niba ushaka gukemura ibibazo by'urugo rw'abantu buriya iyo uganiriye n'umwe cyane cyane abagore twe duhisha ibanga ariko buriya iyo ubashije kuganira n'umugabo kuko njye ninganira n'umugabo sibyo ibyo nzaganira n'umugabo bitandukanye n'ibyo naganira n'umugore niba nganiriye n'umugabo ngenza umugabo wowe ufite ibyo nakubwira bitandukanye n'ibyo nabwira umugore wawe shobora kukubwira ijambo nkakubwira ngo
niyo umugore yaba akorera miliyoni 10 wowe ukorera 100,000 uri umugabo umugabo wawe mufate nk'umuterankunga mu byo gufasha mu rugo ariko 100,000 byawe bifite agaciro kuko urugo n'urwawe inshingano ni zawe niba hari icyo gufasha umva ko ari umuterankunga ufite wikumva yuko ni inshingano ze ariko wikumva yuko ari by force kubikora kubera yuko ni umugore uri umugabo amafaranga wowe winjiza afite agaciro kuko urugo n'urwawe mufate nk'umuterankunga mu bintu bijyanye n'ubushobozi ariko bimufata nk'ihame ngo ugere ubwo wibagirwa inshingano z'urugo niki cyo gitumye umugabo akubwira ko yaryamanaga n'abakozi oya urumva twaraganiriye urumva aho ikintu cyatumye abikeka hari yaravuze ataba abadamu kuko ari inshuti ze ashobora kuba yarabibabwiye we niko kantu yatekereje kandi umugore ntabyo yatubwira ariko urumva yaratekereje avuga ati byaye byose ko abantu mbona ari abantu b'inshuti ze cyane ubu ntiyaba yarababwiye aka kantu urumva rero umugabo nibwo yashashe inzobe byose arabivuga nanjye rero mugira inama umugabo ageze aho ngaho n'ukuri kw'Imana arambwira ati nanjye ndumva ageze agahinda kenshi k'ibyo nakoze ndamubwira nti se muha urugero rw'umugabo wari ufite telefoni yari yaraguze 500 urumva ariko kubera umugore agiye gusoma message y'umukobwa mwandikiye yarayifasha yikubita hasi arayimenagura telefone ashobora kugura indi ariko umutima wa muntu ugiye kubona ya message ntabwo kugaruka bizapfa kuba ko wagaruka niho urugo ruhera rutangirana amakimbirane ndamubwira ni se kuba wowe wajya kuri telefone ugahamagarana n'abagore umugore wawe yumva nturumva agaciro wamwambuye urumva agaciro wamutesheje ese ubundi ubwo ari nkawe umuntu akagukorera ibintu nk'ibyo wabyemera rero buri ikintu cyitwa ingo ikintu cyitwa ingo twebwe ibyo tubona ntabwo ari ibyo biri mu ngo hari urundi rugo batwereka bike kuko hari ibintu utabasha kuvuga biri mu ngo hari umuntu wigeze kwandika muri message ntekeza ko ushaka kuba ari nawe ndi gusubiza aravuga ngo Jennifer ngo mbona yafasha umugore kwirwanaho ngo ariko ngo ntabwo ngo yabasha ngo kugira inama mu mugore n'umugabo njewe ntabwo nafata umugore n'umugabo ngo mbagira inama kuko bajya no kwa gitifu ntibanantumiye cyo kozo umuntu ku giti cye umugore ku giti cye namugira inama umugabo ku giti cye namugira inama kandi fasha umugabo ku giti cye ibyo namubwira ni byerekeranye nuko agomba kumenya inshingano ze nk'umugabo nibyo agomba gukora no gukunda abana bitavanzemo kuvuga ngo uriya mugore ujye umwibutsa oya umugore wimubwira kumwibutsa nawe n'umuganirizo uzamubwira ibye ku giti cye kuko nawe afite inshingano ze sibyo shaka kukubwira ngo wirarikira amafaranga y'umugore kandi nagera ku mugore nawe nkamubwira ngo urugo n'ugufatanya niba ufite icyo ufite kishyire mu rugo rwawe kuko n'urwawe ibyo ni ibintu bibiri n'abantu babiri batandukanye utagomba guhuza ngo babwire ibyo bintu uko bisa niba umugabo yicaye hari umugore akaba yicaye hano ukaza kubwira umugore ngo menye inshingano z'urugo urimo uroshya wa wundi wo ku ruhande sibyo ariko fata wundi wo ku ruhande ugiye n'umubwira uti menye inshingano z'urugo rwawe amafaranga y'umugore ntabwo n'ay'imisatsi n'ay'urukweto n'ayo kwita ku bana be guhaha no kwishyura inzu n'iki byose nibikureba nk'umuntu w'umugabo kandi nabwo ukubwira ati sinabikora wiva mu nshingano zawe nk'umugabo nugera ku mugore nawe umubwira uti rero amafaranga ukorera fatanya n'umugabo wawe ariko ntabwo uzabahuza ngo babwire kuko hari umwe uzaba uri gukora iki uzaba uri koshya nibyo ako kantu umugore umubwira ibye umugore umubwira ibye n'umugabo umubwira ibye buri wese amenya inshingano ze buri wese akamenya inshingano ze umugabo akamenya ko umugore naramuka agiye mu misatsi atari icyaha cyane n'umugore naramuka amenye ko umugabo n'umugabo nyine akamenya ko afite inshingano z'urugo rwe rwo kwita ku rugo kwishyura inzu n'ibindi bitandukanye by'umwihariko nk'umugabo nk'umutware w'urugo niyo umugore yamufasha niyo yaba abikora ariko namenye ngo uru rugo rwose uko rungana n'inyuma yarwo ni imbere yarwo n'urwanjye ikiri bukorwe n'umugore kiritwe ubuterankunga ariko wikibara ngo kigere ubwo kikuvana mu mwanya wakabaye urimo nk'umuntu w'umugabo sibyo kituma utakaza inshingano zawe byose birakureba nta na kimwe gisigaye n'umugore wawe n'imisatsi y'umugore iramureba n'urukweto rw'umugore rurakureba urumva niko byaremwe
nimujya mubona umugore agufashije jya umenya ngo n'ubuterankunga ntukabishyire mu mutwe ngo wumve ngo umugore ari buhahe uwo ari buhahe mwabyumvikanye wabimusabye nabimusabiye n'imbabazi ahubwo ndetse ushatse wanapfuka mugavuga uti sheri mbabarira uyu munsi rwose ndakwinginze ugenda unahahe kandi umusabe imbabazi agenda nahahe kandi saa sita utari bunabirye nibyo niko kuba umugabo naho mu mutwe wawe kuko umugabo si bitoroshye ko bitoroshye oya ariko niko kuba umugabo kumenya inshingano zawe kumenya uwo uriwe nta kintu na kimwe ugendeho cy'umugore kuko ingo z'uyu munsi ziri gusenyuka umugore arajya gukora akantu gatoya ka business umugabo akigarika akumva ko byose bireba iki nta mugabo biri mu nshingano umugore afite akazi byose biramureba urwo rwo mu by'ukuri rwariyunze noneho nibyo nari ngikomeza umugabo twaganiriye nk'iminsi 2 nta kintu na kimwe yansigiye ariko umugabo yaje kumbwira akantu kamwe arambaza atari ko umugore wanjye yabaze ko turi kuganira ndamuganire kareka ibyo bintu ntabyaze kubera nibyo kubera yuko abagabo ari abantu bihagararaho kandi bakihagararaho mu kintu babona ko ari amafuti kandi akaba ashaka ko kigenda mu nzira nziza niyo mpamvu iyo bateranyirije hamwe arakubwira ati nge nanga agasuzugura gaca kagenda nyamara arimo arabishaka ariko kuko ari umugabo ariko baremwe arashaka kwihagararaho nukuvuga ngo we icyo atashakaga yarambajije ngo ese umugore wanjye ibi bintu arabizi kuko we yashakaga kugira ngo asubire ku murongo abone atabanje guseba asubire ku murongo umugore abone ibintu biragenda neza kugeza no kuri isaha kuko biragenda neza biragenda neza kuko nawe ubwo yaravuze atakuzi ko burya ati twicara umuntu akajya yumva ari mukuri guhagije niki cyatumaga ajya mu bakozi oya washaka abagiye muri mwe cyangwa kabiraka ibyo ni bisanzwe namwe muri izi ntabwo ari bisanzwe bitabi bisanzwe ni bisanzwe gusa ahubwo ni nka misa ya mbere kuko yo ntishobora kubira ya kabiri imvura ishobora kugwa ntibayigemo ariko iya mbere yo niyo mwajya mu ya kabiri yitwa iya mbere ariko ubwo nyine ni iya mbere ese kucyumva ko ari bisanzwe jene kumva ko umugabo kurongora abakozi afite umugore mwiza kizongereza udafite naho ahuriye n'umukozi icyo kucyumva ko ari bisanzwe reka nkubwire gera wowe icyo ufite wowe ushaka kumbona ko ndi mwiza ariko umugabo wanshatse we ntabone ko ndi mwiza aba yagushatse ko uri mwiza ariko rero buri uko twe tugenda tubyara tugenda dutagaciro urumva umugore abyara ku buryo umukozi wo mu rugo wazanye mu rugo oya ni irari riba rimutera kandi noneho ikindi cya kabiri buriya cyangwa aba yaraguharutse cyangwa oya n'abagore iyo tugeze mu ngo hari ibintu byinshi cyane urugo narugezemo umwana yarize nahetse umwana byanze niriwe mu kazi rimwe na rimwe tukirara kandi ingufu dufite wenda mu gushaka abagabo ni nkeya cyane noneho ku mugore iyo yonsaho urashaka no gukubita umwaka adatekereje n'umugabo urumva rero iyo yonsa urumva bafite ikintu ahugiyeho kinini cyane uko yonsa umwana uko yiriwe muri stress z'akazi ashaka kugwa nk'igiti kandi rero umugabo we niyo yakwirirwa yikorera amabuye ntabwo santima ze zihora hafi ahubwo ko avunika ngira ngo niko arushaho kuba umugabo muzima urumva rero ni abantu babiri batandukanye rero abantu benshi ntabwo twese tujya kumenya ko amakosa tuyafite ari uko mukeba yabonetse bisaba kwihanganira ku mugabo bisaba kwihangana ariko no kwikwashagura k'umugore abagore ntabwo amakosa buriya ntabwo njya amakosa y'abagabo njya nyafata nk'ibyaha nyafata nyine nk'akamenyero nka misa ya mbere kuko buriya amakosa twebwe abagabo badukorera no kuvugira kuri telefone tukumva ngo ni umukobwa iryo ni ikosa no kugenda mu muhanda wahindukira wareba igitsina gore kinyuze iryo ni ikosa urumva rero amakosa y'abagabo ku bagore ni menshi kuki twe tutabakora ibyo bintu nuko mwadukuye se ko twe tuba tubarebuzwa ese ugira ngo buriya hari umugabo ujya upfa kujya muri telefone y'umugore akareka ushaka iki ntabwo bakunda kubijyamo ariko abagore barabikora cyane rero ibintu byo kuvuga ngo
ngo abagore ibintu by'akanama nkemurampaka ka buri munsi umugore yakoze ikosa ntumije abantu yakoze ikosa ntumije abantu yakoze ibyo bintu nibyo bintu bimaze gusenya ingo kuko isoni zijya zikura umugabo mu rugo akahukana akagenda ntuzongere no kumubona agapfa akagenda ni gute reka tujye ku mpande ebyiri tubanze ku ruhande rw'abagore mu kanya tubaze ku ruhande rw'abagabo ni gute umugabo yafata neza umugore ku buryo atagira ikibazo aba mu rugo ameze neza ni nk'ibihe navuga ngo 5 cyangwa 3 umuntu yagakwiye kwitwarira kugira ngo umugore we amere neza mu kanya gato tubaza tujye no ku bagabo reka nkubwire ikibazo cy'abagabo bafite rero gikubwire ari nacyo kinakomeye cyane ibintu bijyanye n'irari ibintu bijyanye n'ubusambanyi iyo ni nka kamere yabo y'abagabo se uretse ari kwitonde yabo sibyo iyo ni kamere yabo noneho rero abagabo buriya bari mu byiciro bigeze nko muri 3 hari umugabo ushobora kujya hanze gusambana ariko akaguma ari wa wundi akaguma yubashye urugo rwe akaguma ari wa muntu kabisa udashobora no kuba wakeka ko ibyo bintu yanabikora icyo gihe uwo mugabo aba ari umunyabwenge cyane aba ari wa muntu udashaka urugo rushaka guhungabana ariko ni umunyabwenge cyangwa ni indyari oya yamaze none se kankubaze none se ko abenshi bajya ari nacyo kintu gisenya ingo arajyayo ubwonko bwe n'ibitekerezo bye n'imikorere ye ikananirwa gufata bya bintu ngo ibishyire ku murongo bikarangira urugo ibibe akora sibyo hari umugabo nzi ajya atereta abagore ariko akagutereta uri umugore mukaganira nk'izo ndaya zose yarangiza akakubwira ati atansiyo mu buzima bwanjye sinzigera mbona umpamagaye ujye utegereza ngo uhamagare njye mfite umugore urumva uwo ni umugabo uramushima none se aho kugira ngo aze kujya mu ndaya aryame bimunanire gutaha sibyo bize kurangira ku ruhande rujyanye n'urugo rwe rusenyutse ntabwo yamenya ubwenge bw'uburyo ashobora gutwara bya bintu kandi byose ibyo ni kuvuga biramutse bikubayeho njyewe ukamenya ko umugabo wawe ibyo bintu yabigukora ariko rwose none se nabimenya njyewe najya kwirwa mburana n'abagore nkajya kubwira umugore ngo wantwariye umugabo ni ikiziriko yamushyizemo se umugabo ari kuhamurangiza njyewe mubaza ikizi Imana yaramuhaye se ngo nzamutire mbwira niba baraguhaye ngo nzagutire ntabwo hari ibintu twebwe twiteramo stress ukavuga ngo ibi bintu ngiye kandi udafite ikintu wabikemura umugabo afite uburenganzira bwo gusambana nta burenganzira afite ikibi nuko bimenyekana oya nta burenganzira afite hari umugabo wagiraga abagore 2 sibyo akicara hano umugore wa mbere akicara hano wa kabiri akicara hano ntiyicaranye nabo ntiyicaye hagati yabo yarangiza akavuga ati akabwira abantu hari ariko muri aba bagore banjye bose ko mubareba njyewe mfite umugore muri aba ngaba nkunda cyane bose akagera cyakanushira icyarano yakamunosha icyaha umwe agataha azingo ninjye bakunda n'undi agataha nawe azingo ninjye bakunda urumva yabashaga kubishyira ku murongo ku buryo bose batari butaye hagira uza gusenyuka mu mutima wiwe niba bikunaniye nk'uko babwira abana b'abakobwa bati niba bikunaniye kwifata koresha kondomu sibyo urwo rugero n'urw'ubwenge niba bikunaniye koresha agakingirizo none se ugira ngo nuko baba bayobewe yuko wa muntu bamwigisha akabireka ariko kuko baba batari bumugenzure ngo bamugendeho bamenye inzira aciyemo baramubwira batari ko nubwo uwumva utari bushobore dore intwaro ugomba kwitwaza niyi rero niba uri umugabo sibyo itwaza uburyarya ubashe kubaka urugo rwawe wijya muri ba bagore ngo uze kunanirwa kubishyira ku murongo bya bintu kubishyira ku munzani ngo bipime hanyuma uze kugera ubwo unanirwa urugo rwawe rutagaciro cyangwa se mu mutwe wawe ruva mu nshingano kubera yuko hari ibindi wagiyemo byakunaniye kwifata ariko se niba byakunaniye uri bubitware neza ubigenze neza hahandi wumva yuko umugore agiye gusoma message muri telefone yawe waguze 300 uri bwemera ukahita no muri wese kugira ngo utangize umutima wa muntu bake babishobora ibyo bintu urumva ubaye ubishobora rero ingo zose ziri gusenyuka kuko ntago abagabo bari kubasha gufata ibintu ngo ibyo binakuberemera cyane nyine niyo mpamvu nyine muba muri gusenya
noneho rero twakubitaniraho n'abagore twibereye ahangaha wagira ngo umugabo arakubwiye ati mbabarira ariko amakosa nakoze uti waya disi we reka ntumize mama dore rero ntumize kandi disi yaraciye bugufi yaraciye bugufi oya disi we reka ntumize umuryango bamenye icyo nabonye hanyuma se uwo muryango nuza n'ubundi muri bwivugira ibiraho bisanzwe gera izi ingo zibamo ibintu byinshi uratumiza abantu basanga ubwo bo baciye mu birenze byawe bakugira inama ziraho ziri hasi cyane rwose cyane hari umuntu hari urugo nanone nzi umwana w'umukobwa abanaga na nyirarume rero bakajya baryamanaza kumutera inda ariko akaba afite umugabo umusore hanze bakundanaga cyane cyane ahubwo bakanaryamanaza no kumubwira ko inda ariye igihe kiza kugera barabana bamaze kubana urumva bahoraga mu nduru noneho urumva umugore we yabihishe wa mugabo we ariko umugabo waza no kubyumva kuri telefone babivugana aza no gukurura amakuru umuntu wo muri famiye arabimubwira ariko arakomeza abana nawe mu rwego rwo ari igihe ubana n'umuntu nawe arimo ashakisha uburyo bwo kuzakwihumuraho wowe ukabutekereza ngo muracyari kumwe n'utwo wabonye wamukuyeho ukaturya ukatumira bunguri ariko udatekereza imigambi igihe wikekaho ikosa nawe ujya uhora uri ku kababa ukakurukana noneho umugore urumva akajya avuga ati umugabo wanjye ntashoboka ntahaha ntagira gute ariko urumva umugabo afite ikintu kimuri ku mutima kandi kimubabaje urumva rero umugore yahoraga azana izo nama zabo za buri munsi nuko baba bafite nabo bantu batumira ariko jewe nta nubwo nanagutumira rwose ubundi ibyo udashoboye kwikemurira mu rugo rwawe wowe umugore n'umugabo ubundi abo bantu uri bamwe ese ubundi ufite ubudahangarwa bungana n'ubwa gitifu wahagaze imbere y'abo bantu akabasezeranya uko bamutengushye ku muryango ni ikintu gikomeye umuryango ni ikintu gikomeye ariko se ubundi n'ishuti magara ni ikintu niba ari ikintu gikomeye se ko musezerana mukabatumira mwajya gutandukana ntimubatumire baba bari mu buzima bwayo nubwo mutabana mu buzima bwabo ariko se ugira ngo babikubwira nose nk'uwo mugore ntabwo urumva ko umugabo yarabizi ko umwana atari uwe akavuga ati se n'ubundi ndamuhahira se w'umwana yamuhahiye ntabwo se byaje kurangira abantu baza kandi bakavuga ibyoroheje rega hari ibintu biba biteye isoni hari ibintu biba biteye isoni usajya kubwira abantu ngo umugabo wanjye ngo aryamana n'umukozi ubu wajya kubwira abantu ngo umugabo wanjye anywa inzoga karara rukabukarinda bucya wajya kubwira abantu ngo umugabo wanjye ngo arasinda akinyarira kaninera nka furipantaro zirimo amabyi mbabarira umbwira ibyo bintu wabivuga rega ingo zifite byinshi zihishe sibyo zihishe rero batumiza abantu ariko n'ubundi ntibanavuge nibyo rero nakubwira iyo ubashije kuganira umwe muri abo umwe ukaganira nawe n'undi ukaganira nawe biragufasha hari icyo bifasha urugo kuruta kuvuga ngo ngiye kubicaza hariya ubicaze hariya nk'abana bari mu bizamini bya leta ntabwo byagukundira tureke ku ngingo tureke ku ngingo muzunge kubabishaka babatumiye muri babiri ari babiri nta bwenge burimo ariko nta bwenge burimo kuko ibyo bababwira ni ibintu biraho biri sempure nibiyunge n'ibyanga basenyuke ni ibintu biraho biri sempure ubundi ingo zakabaye ku giti cyabo biyunga sibyo kuko ntabwo uzaza niba nkuri mideni ntabwo uzaza kunyishyuza ntayafite ngo nyibageho n'ubundi niyo wahamagara polisi ugahamagara ribu ugahamagara abaye ntayafite sinyafite utafashe icyemezo mu mutima wawe mu mutwe wawe niba rero uri butumiza abo bantu niyo wabatumiza ingoma bihumbi ntabwo byahinduka ntabwo bishobora guhindura kamere z'aba bantu urumva cyo koze icyo nemera cy'umugore ashobora kuba ari umusinzi hari ibintu byoroheje byakemuka kandi bigakemurwa n'umuryango umugore ashobora kuba ari umusinzi ibyo bigakemuka umugabo ashobora kuba ari umusambanyi ibyo bintu bigakemuka ariko hari ubundi buzima utugeso buriya turiya tugeso wa muntu we turi iyo ngiyo niyo mpamvu uzabunga ejo ukabunga ejo bundi ukabunga ejo bundi kandi buri wese akajya akubwira ibyo bitandukanye n'iby'undi ariko ibanga baba bariryamye hari ibyo batavuga hari ibyo baba batavuga buriya rero n'umuntu naza akakubwira ati ngiye gukora divorce kabisa uzamuherekeze umugeze ku rukiko ayikore kuko buriya nta kintu wakora ngo ukore iki wunguriye hari byinshi atakubwira ugiye gukora divorce ashobora kukubwira bike
umugabo nyine aha ariko hejuru guha hari ibindi biri umuntu arakuvuga ko uyu mugore umugabo aramuhahira arazana ibyo kurya ibintu byose biba bihari umugore ni umunyamurengwe dore yirirwa tuko umugabo ibiki n'ibiki kandi ikibazo cyarakiza uzatunga umugabo unyara ku buriri buri munsi ubyuka ujya kwanika imyenda sibyo none hagerekeho no kugusuzugura uwo muntu mushobokane nimujya guhangana mugiye gushwana uzavuga uti ntahaha ntagira gute abantu bakubwire bati shaka icyo ukora utunga urugo rwawe ari kurugumemo ariko wowe uvuga uti ngenda uvuyemo ariko wibuke ko ikintu kikuvanyemo nyamukuru uvanywemo nuko uhora ufura amashuka y'umugabo wanyaye none se ubwo tubigenze dute wazunga ingo se ingo zirimo byinshi waba ari n'umugabo unyara ku buriri cyane Kacyiru yari ahari twari duturanye umukuru kw'Imana umugabo yaranyaraga umugore yahoraga yanika amashashi n'ibyo nyine cyane rwose ari n'umupangayi rero ingo zirimo ibintu byinshi niba ushaka kuvuga uti ngiye kunga urugo ngiye kunga aba bantu sibyo fata umwe kuri umwe ubaganirize niba ari ibibazo byoroheje bizumvikana kandi bizakemuka kuko hari ibibazo bishobora gukemuka shobora kuba ndi umushizi w'isoni ntashoboka ariko inzara yankubita kabiri gatatu umugabo yagiye yaza nkaca bugufi nkemera shobora kuba nk'inzoga abana banjye baburara kabiri gatatu nkavuga se ibi ni ibiki reka nce bugufi ari buntu buba buraho ubwo buntu buto rwose buraho bukemurwa n'abantu kandi urumva abo bantu baba banywa inzoga abo bantu baba basambana koko baba bakeneye umuntu ubaganiriza kandi koko iyo umuganirije arabyumva aravuga atakusamugani ndi mu biki ikindi cya kabiri iyo wa muntu babana mufitiye umumaro erega niyo mpamvu uzabona umugore n'umugabo batandukana nyuma y'imyaka 2 bagasubirana bakiyunga nuko bagiye ahandi hose ahazengurutse hose agasanga nta muntu bihuye akagereranya kavuga ati aho nzi ko yari muzima jewe niba waranshatse ndi umugore wawe isaha nkaba nzi kwikoropera nkifurira nkamenya kumenya utuntu twose nkadushyira ku murongo nujya gushaka undi mugore azagutegeka gushaka umukozi w'ibihumbi 30 kandi 30 bizi neza yuko wa mugore wawe wayamuhaga akiyaranja agakuramo ibyarya agakuramo n'utwambaro tw'abana cyangwa se rimwe na rimwe nk'umugabo utazi kwiyitaho nakuguriyemo n'ipantaro sibyo nakuguriyemo n'ishati ariko noneho reka uze wishakira umugore agutegeke ko iwaba atigeze yoza ibyombo urumva hanyuma namara kugutegeka ushaka umukozi abakozi babiri urera umwana n'uteka kandi mufite umwana umwe cyangwa wenda babiri kandi wa wundi yari afite abana 10 kandi byose wasangaga biri mu murongo rero inshuro nyinshi igihe uzabona umugore n'umugabo batandukana bakongera bagasubirana bose biburya biba byarabacangiye majerwa umwe akabona undi afite agaciro akavuga ati bisini byavamo reka twongere twihuze mu rugo kwaba byinshi ugize ibyago ugashaka umugabo unyara ku buriri kuko mane yanjye ariko sibyo wazibandwa uzerekeza ibyo biroroheje ntabwo byoroheje bitorohase buri gitondo ukajya kwanika amatera kandi umugore abyishyiraho ati nigerega buriya cyangwa se n'umwana uya icyo gihe abantu iyo utuye mu rusisiro rw'abantu bageraho bakabimenya urumva nkaho ngaho muri karitsiye hari mu rusisiro umugore ntashobora kurakara rimwe na rimwe wenda uko mwabimenye ko umugore yarakaka uti n'ukuntu nyara ntago ubimenya urabyibwira cyangwa se wenda ko abantu batuye mu rusisiro buriya rero niba hari abantu bagira amagambo n'amatiku n'amashabiranye ni ingo zituranye ari nyinshi zibamo abagore mu makaritsiye bari abagore batuye mu rusisiro umva baragusesera bakakumenya umva n'icyo utazi n'icyo wumva gutibuka ko kikuriho nacyo bakakikubwira mukamenya amabanga yose ashoboka cyane rwose umuntu agire gute ibanga ry'urugo rwe oya ibanga nta n'icyo apfane naryo cyane nusoza kurivuga ariko hari igihe abantu bahimukirana mu ngo ku buryo nyine biba bisaba ko nawe ubisohora bikavamo ariko gushaka ubajyanama ariko kujya gutyo ugasanga waturitse wabivuze kandi nabwo ntubivugana n'ikibazo nk'ibyo ngibyo rero ibintu nk'ibi ibyo bavugerega ni ibintu biba biri aho byoroheje ntabwo bajya kuvuga ngo bavuge ibintu byo mu buriri bavuga ibyahe ntabwo rero ibintu biri aho byoroheje nibyo bavuga
kuko hari ibintu nawe biba biteye isoni utapfa kuvuga. Nose wenda n'urugero ufite umwana w'umukobwa agakuramo inda wajya kubwira abantu ngo yakuyemo inda, urumva ibyo bintu bishoboka? Buriya ukubona nyina w'umuntu niyo yaba ari mubi kajana, nta muntu ubaho ku isi ujya uvuga ngo iyo mama atabuyu akaburiye, ahubwo uravuga uti yaba mama nawe yarateye nk'uriye. Niko rero n'umugabo buriya niko n'umugore ushaka kubaka, wa mugore utari ikirara nawe ashobora kwicara akavuga ati umugabo wanjye yaba yarameze kuriya, yaba umugabo wanjye nanjye yarameze kuriya, yaba umugabo wanjye nanjye. Ariko nta mugore ushaka kureba umugabo utari uwe ngo avuge ngo yaba yaruriye, ahubwo aravuga ati yaba nanjye umugabo wanjye yari afite ubwenge. Urumva rero ku mugore ushaka kubaka, ariko ntabwo ku mpande zombi pe habamo kamere, habamo ingeso mbi zidashoboka, ariko cyane cyane ku bagabo. Kuko buriya nta mugabo ujya wihanganira ingeso mbi. Umugabo aragutaka guta mwarabyaranye uri umugore mwiza nta kibazo ufite, noneho waba ufite akageso nkako ko kunyara ku buriri saka kuyanganira inshuro ebyiri. Abagore ko muri ihangana, abagore bo ni itegeko. Kukiza itegeko no ku bwa Yesu byahozeho. Kukisa umugabo atihangana, nuko nyine mwaremwe. So yongeye mbige nuko nyine no ku bwa Yesu. Sibiko n'abagabo bihangana muvandimwe, n'abagabo bihangana. Ariko abagabo bihangana ako uzi akakubwira umugore afite mu rugo wigishega ariko se reka mbaze nkwibariza ikibazo. Ese buriya wari uzi neza ko niba uri umusore cyangwa uri umukobwa, nako uri umusore cyangwa uri umugabo, uzi ko buriya kugira ngo ushake umukobwa witonda washaka umukobwa w'igishegabo? Ariko wari uzi ko iyo ushatse umugore w'igishegabo udafite izindi ngeso ari ubwo bushegabo yifitiye? Uzi ko mu myaka ingahe uba umaze kubaka urugo rumaze gusa neza, rumaze kumera neza? Ese wowe urashaka ya nka yirirwa yicaye aho ngaho itazi no kujya kugura urunyanya, itazi no guhaguruka umunsi wakoze accident, umunsi wagize ibibazo itazamenya guhaguruka ngo imenye n'inzira zo kugaburira abana? Buriya reka nkubwire, niba uri umugabo muzima ufite ubwenge butekereza, buriya umugore witwa erega ntabwo reka nkubwire Gerard, nta mugore w'igishega bubaho, nta mugore w'igishega bubaho. Twese duhindurwa ibishegabo n'abagabo babi. Ushaka umugabo ubizi neza ko ugiye kubaka akakubyaramo abana 2 3, yarangiza akagutaho ngaho ukajya kwikorera agataro, uzumve kuntu bari abagore banyagataro batukana. Arakubwira uramubwira uti nyanya nangati ni 200, akagutuka akagushishimura. Ntabwo abagututse kubera ko akwanza, ahubwo atekereza uburyo yasize abana bakingiranye mu nzu. Twese duhindurwa ibishegagabo n'abagabo babi. Nibyo ducamo. Umuntu uzambwira umuntu w'umukobwa ushobora ni bake cyane, kandi nawe yamaze kubyara amaze guterwa indani bwa bukaka bw'abana b'abakobwa baba bigira nyine nk'abana b'abakobwa mu myaka yabo, ariko yamaze gushaka aratuza. Rero iyo ushatse umugabo wa mbere akakufata uko yishakiye, ugashaka wa kabiri akagufata uwo wishakiye, uwa gatatu nawe uramuhemukira. Mubana ku mibare. Niyo mpamvu uzasanga abagore tukorera ku mibare. Ariko abagabo benshi nabo ngo bashinjagira bashira, ni za mfura zishinjagira zishira. Ariko gushira k'umugabo gutandukanye no gushira k'umugore. Gushira k'umugabo ashobora kwambara ipantaro imwe akagenda nk'ugiye kugura itabi hari akagenda ntagaruka, kandi ntiyabura harara. Ariko gushira k'umugabo k'umugore kubamo igikomere cyinshi kubera yuko ntabwo yatumwana. Afite urubyaro. Umugabo nakubwira ati narashize naragowe, uwo ni uburenganzira bwe yashize abishaka, sibyo? Ntabwo nanone wibwira gutyo, ntabwo yashize abishaka, ariko yabishaka iyo adashaka za nduru, sibyo? Iyo adashaka za rwaserera afite uburyo ariko bigenza akajya no kurara mu baturanyi, sibyo? Cyangwa ku mugabo w'inshuti ye wicumbikiye, ntabwo agahinda ke kahoye nka k'umugore. Noneho umugore nawe tekereza uburyo ushaka kuba ufite abana 3 2, ugatekereza uburyo uri buhagurukane nabo ukagenda. Erega niyo yaba ari nyoko wakubyaye, ntimukazajye mutubeshya mw'abagore mwe, niyo yaba ari nyoko wakubyaye, narababwiye ngo n'ibyatsi byabuze imvura ntabwo byatoha. Na nyoko wakubyaye yisubiye yaragutuka akagusuzugura akaguca amazi, kuko bamaze kuba umugore mugenzi we.
rero abantu bakunda kwicana izi mpfu z'abagore n'abagabo buri iyo bakodesha bagashwana umwe acaho undi akigendera avuga ati n'ubundi se ndamaranira iki hari inzu afite ariko abantu batuye bafite inzu barahangana bagahangana bikarangira umwe aciye undi umutwe banga kubivira uzaba ari impfu z'abantu bari gupfa bishwe n'abagabo cyangwa abagore ni imitungo uzasanga benshi batuye ariko abadatuye ntabwo bajya bagera kuri urwo rwego Jenny twanzura iki tubeho gute dushake gute izo nshako tuzishakemo gute tuzibemo gute erega uko nge ndwubatse siko urwubatse nuriya siko rwubatse urumva rero buriya uri umuntu mukuru wowe ubwawe iyo wiyiziho ubunyangamugayo ukaba wiyiziho ubupfura mu rugo rwawe ntekereza ko ari nayo mpamvu ushobora guhangana n'urugo rwawe ntibibe impfabusa zo kuvuga ngo uratumiza abantu ukavuga uti nge ndiyizi ndisobanukiwe sibyo ntacyo ntakoze uyu muntu uko ateye ndamuzi sibyo icyo gihe rero niyo uzajya kubona ukabona umuntu afashe umwanzuro ahise asohoka muri rwa rugo nta n'umuntu agishije inama kuko bavuga ati ndagisha inama iki si biko bitari ntacyo yakora kandi noneho abagabo benshi mushobora kubana muri ubwo buryo mukabana n'imyaka 20 pe utazi ikibazo cye oya mukanabana mukanahangana akakubera mu bukihangana ariko umunsi uzavuga ngo ngiye gutumiza abantu baza hano badukemurira ibibazo uwo mugabo niwe ngiye kumubona muri ubwo butaka uzangaye ndayisi isoni zibakura mu rugo bakahukana niyo mpamvu abagabo bumva ngo bahukanye ibyubahiro by'abagore rero mubishyire hasi ngewe nzi urugo pe ndabazi n'inshuti zanjye cyane umugore n'umugabo baratandukanye umugore aravuga ati ngewe ntago byashoboka nagaruka hano muri quartier atumiza abaturanyi ansaba imbabazi byarangiye umugabo naho avuze ati sinabikora ati ndagiye ataho ntuye naha nugera aha naha uzagera aha naha ni wumva ushaka kubaka uzagaruke umugabo byarangiye umugore ati umugore se ntabwo yasanze umugabo reka urugo rwararangiye yagumye kuri ryazima ryo kumva yuko ashaka ibyubahiro sibyo nuko nk'amazi aseshaho ko ntanyuka kugira ukaba ntasugira ukaba uri impfubyi sibyo ubundi abo bantu baza kugukemura ibibazo baba baragukemura ibihe bibazo ukiri umukobwa hari uwaba waragushyize mu ishuri hari uwakwigishije umwuga hari uwagufashije ikintu runaka bose bagukunze kubera yuko hari icyo uri cyo uri muzima ngahe nguko reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi n'ikiganiro cyagarutse ku ngo cyane cyane ku byerekeye n'ubujyanama abantu bagirwa mu ngo zabo ugasanga buri kantu kose karateye ngo reka mpamagare abavandimwe tubiganire reka mpamagare inshuti tubiganire reka mpamagare ngo baba wa muryango hariya ni inshuti zacu tubiganireho mujye mwitonda birashoboka ko abo bantu mugiye guhamagara bafite ibibazo birenze ibyanyu baraza bakabacishamo ijisho bakababwira duke turaho ngo turi hejuru nabo bagera mu cyumba bakarwana bagatongana never no ntawamenya so niyo mpamvu uba ugomba gukemura utubazo twawe n'umugabo wawe n'umugore wawe bikarangira mu kubaka ingomene nta mpamvu kugira ngo musenye nta mpamvu kugira ngo mwitarange uko ni ukwitaranga akenshi birashoboka ko uganiza inshuti ya mbere ntibicemo kutereka turene runaka nabonye ariko hari ukuntu iyo mutangiye kujya kugisha inama shabiya byatsi no kugisha inama ureba n'ugisha inama kuko ntabwo uzajya kubwira umuntu utagira umugabo ngo umubwiye ngo umugabo yaraye nkubise urushye naba nawe uramufite sibyo ashaka no kukugina kandi byanga byakunda ubuzima ngiye urimo mbona aya masaha butandukanye n'ubwanjye bwite sibyo shobora nanjye kuba mvuga ibi ngibi ariko nanjye mbikora sibyo rero nukuvuga ngo mu buzima busanzwe nta muntu n'umwe utagira ibibazo twese tuba tuvugira hejuru y'ibibazo sibyo ariko icyo ufite gitange wenda hari uri bwumvemo isomo kigira icyo kimukemurira sibyo utitaye kuvuga ngo ngiye ibyanjye bimeze gutya ibyundi bimeze gutya ibyo ni ibikureba nyine nawe niwumva ukeneye ubujyanama uzashaka aho bavuga ubwo bujyanama kandi gera iyo umuntu akubwiye ati ngewe nkeneye umuntu
buriya nk'umugabo buriya ugeze Imana umugabo akaba ari ukubwira ati ndabashaka mu rugo rwanjye muzanjye muri ibibazo uwo mugabo aba ari muzima aba ari imfura kuko abagabo benshi ntabwo bajya bemera icyo kintu cyo kuvuga ngo ngewe umugore ngo ngewe ntumiza abantu ni ikintu kidakunda kubaho nubona umugabo avuze ati ngewe nkeneye abantu baza mu rugo rwanjye ibi bibazo ndashaka ko bikemuka ibibazo bigende gutya burya nta n'ingeso mbi zihari ziba zikakaye ntazo ahubwo ziba zoroheje ariko wenda umugore ni umuntu usesagura abagore dukunda ibyubahiro udufaranga mbonye reka ntugure urukweto reka ntugure iki n'iki bagenzi banjye bambone konsa neza ni nayo mpamvu ibibazo mufite kuri iyi saha uko bavuga ngo umwana apfa mwiterura namwe byapfuye mwiterura umunsi wereka umusore ko mugiye gukora ubukwe ari wowe uri bushore umukobwa ari bushore byapfuye mwiterura umunsi wereka umusore yuko mugiye gukora ubukwe ariko ni wowe uri bushore sibyo shora rero ushore no mu guhaha ushore no mu kugura byose witungire ndongora nitunge nukuri umugabo niba ageze mu rugo ukamumenyereza yuko uzajya umwoza ibirenge buri munsi uzabikora nutabikora azarara agiye gushaka ababimukorera niyo ahandi batabimukorera azagendera ku byo bamumenyereje sibyo njyewe rero ukuntu nteye buriya ntabwo njye nakumenyereza ikintu ushobora kugikora ku bushake bwanjye ariko kumbwira ngo cyabaye itegeko ubwo ibintu byose birazamba umuriro wake nukuri naho kumbwira ngo ndakumenyereza ikintu mbese ntabwo umugabo umumenyereza keya tukeya ngo twose mwoze hanyuma se iyo nabyaye ndi kwa muganga bikorerwa nande yansubiza iyo wabyaye uri kwa muganga erega ntabwo kigiye nyine utuvuga uti matamu ntahari erega reka nkubwire guca bugufi k'umugabo ntabwo bisobanura yuko aba yabaye inganzwe nta nubwo bisobanura yuko uwo mugabo aba atazi ubwenge ahubwo buri uzareba abagabo beza bubaka ngo nabo bita inganzwe ahubwo buri ugenzuye neza ingo ziba zibanye neza 100%. Umugabo aba aca bugufi kurenza umugore umugabo aba ari umuntu uca bugufi cyane kurenza umugore kandi yaca bugufi umugore wadafite bwa ariko simbyemera mwese mugomba guca bugufi ingo zibanye neza naho umugabo aca bugufi rero twumvikane guca bugufi kuratandukanye guca bugufi kuratandukanye hari uguca bugufi ugaha umugore wawe uburenganzira umugabo wancishwa hanyine hari uguca bugufi ugaha umugore wawe uburenganzira ahagiye ntumve ko wamugenzura cyangwa ngo umugendere birumvikana hari uguca bugufi ukumva yuko nta kintu na kimwe wakora utamubajije ibyo bintu nibyo bintu abagore bakunda nushaka uzamubyaza inshuro 30 kuba utakora ikintu utamubajije nk'igicyurugero ushaka kuvuga uti ngiye kugura ikibanza noneho yakumva atabishaka akakubwira ati nge simbishaka tukigura hana icyo gihe ukamwumvira ukabikora uko abishaka ntabwo ubaye inganzwe ahubwo biba bibaye mu bwumvikane kugira ngo kuko buri abagabo baca bugufi kandi ibintu byinshi ntacyo bibatwara twebwe umugore ashobora gutekereza kana karara adasinziriye karara y'imyoza bukacya ibintu bikakuremerera ibindi ariko umugabo ugasanga yibereye aho ntacyo bimutwaye ushaka kubwira umugore uti tugure inyamata akakubwira ati oya ati tujye ku Gisozi umugabo icyo gihe ahita yumva nta kintu bimutwaye ariko wowe ugiye ukahagura kandi atashakaga buri ashobora kuremera umutwe umwaka ukarangira umutwe ukiremera cyane icyo ngicyo ni ikibazo cyo mu mutwe kuko iyo umuntu ari hasi akenshi aburwana no kujya hejuru mu kurwana no kujya hejuru ibyo bita ngo complex ibintu nk'ibyo ngibyo kumva ko umuntu yakora akantu gato cyane kuko nyine wumva kuri hasi utifitiye icyizere umuntu yakora akantu gato cyane aransuzuguye none mu gihe wa muntu avuga ngo wihagije mu kwiyizera nk'abagabo benshi cyane akenshi baba bihagije mu kwiyizera cyane waravuga okay nta kibazo tujya ushaka kuko yumva nitwaje ntacyo bimbwiye ntacyo bintwaye kuko nundi ntacyo bintwa afite kwa kwiyizera kwe muri we ariko nanone umvagera buriya inshuro nyinshi uri umuntu w'umugabo ukaba ufite abana kandi ukaba ufite umugore ari urugo nyine inshuro nyinshi ku mugabo ufite ubwenge cyangwa se uzi icyari cyo inshuro nyinshi akunda kureba ku nyungu z'umugore n'umwana
niwo muryango wawe niwo muryango wawe. kandi ikindi cya kabiri umunezero wabo niyo wowe narakubwiye ngo ushaka kwambara ishati imwe umwaka ukarangira ariko umugore akambara sibyo umwana ntaburi ushobora kuvuga uti ngende umuntu w'umugabo ntabwo nshobora kuzagenda ejo bukanshyira muri gereza sibyo ejo nshobora kugenda gutya ibintu nk'ibyo. hari abagabo benshi bagenda bateganya ibintu nk'ibyo ariko akumva ko ibintu byinshi kandi bifite ingufu kandi byiza yabiherereza ku ruhande rw'umugore bitewe n'uko umugore ateye. umugore si umusinzi, arasenga, ni umuntu ukunda umuryango we. umugore umwana ni nyina ukumva yuko wakwiyambura n'imitungo ufite ukavuga uterekanye isunikira umugore ngenda uwo mugabo aho nzagwaho ariko umuryango wanjye umwana ni nyina atazagira ikibazo. buriya inshuro nyinshi rero ku mugabo uzi ubwenge ibintu byinshi ku mugabo uzi ubwenge kandi abona ko umugore we ntacyo atwaye inshuro nyinshi ufata ibintu byose ukabisunikira ku mugore wawe kandi bifite umumaro bifite agaciro kuko biba ari mu nyungu zo kurengera wa mwana umuryango wawe wa mwana wawe wo wakwambara n'ipantaro wagera hari ugasanga abantu barurira igisirikare barimo baragenda ariko ukabuzi ngo umwana ari kumwe na nyina umwana ari kumwe na nyina hari icyo nsize inyuma. umugabo aravuga ati njyewe najya mu buraya nazerera ariko icyo nzi cyo umwana na nyina bameze neza bafite imitungo runaka. iyo rero uri umugabo ufite ubwenge nk'uko ubona hari abantu benshi avuga ati sinzabitsa muri banki wenda cyangwa se icyangombwa cy'ubutaka. hari abagabo benshi bitewe n'ahantu bakora afata imitungo yakayandika ku mugore kuko bavuga ati akazi nkora isaha n'isaha bashaka kuzaduteza cyamunara. nose nta bantu ujya wumva baburana ukajya kumva ngo wa mugabo nta mutungo n'umwe afite umwanditseho. byose biri ku mugore n'abana warashatse neza byose biri niyo washaka nabi umugore ugufitiye abana 5 4 sibyo niyo washaka nabi abagufitiye ubuzima abagufitiye amaraso niyo yabasinda ariko ukabuzi ngo ni wa mugore umenya abana be kuba wafata wa mutungo ukawumusunikira ntacyo bigutwaye ubundi se niba uri umugabo icyo umaze ni inshingano zawe si ukumenya ko abawe bariho neza. none niba umugore asinda agasindana umwana we ku mugongo kuba wamuha 100,000 bigutwaye iki bimuhe umwana wamufite ku mugongo wijya kumugerera ngo umenye ngo nguriya mugore ngo afite imyitwarire imeze gutya na gutya ariko ari kurera abana be sibyo hari ikintu kiba kitakureba ahubwo hari kiba kikureba 100% inshingano kubakane hagati yacu cyane cyane umugabo amenye inshingano ze umugore nawe amenye kuba umubyeyi amenye ko umugore w'urugo ibyo ngibyo byo rwose bigomba kuba ari ibintu by'itegeko. Njyewe icyo nasoza yenda ngira inama abagabo nuko niba uri umugabo muzima kandi ukaba warashatse umugore wumva umukunze kandi ukeneye kubaka inshingano z'urugo zose ni izawe zose ni izawe ntawe bisigana. niyo umugabo rero yaba akorera 1,10,000 ukorera 500,000 ayawe afite agaciro kurenza y'umugore kuko ayawe afite inshingano nyinshi afite byinshi agomba gukora kuko urugo ni urwawe ariko umugore nagufasha mushaka no kuganira mushobora no kumvikana ukavuga uti umugore wanjye aramfasha ibi nibi wenda njyewe ndahaha ariko wafite ahantu ari kubaka ariko ni mu bwumvikane wibishyira mu mutwe wawe ngo bigere umugore ugomba gutunga urugo wibishyira mu mutwe wawe ngo bijyaho ngaho wumve yuko urwo rugo ari urw'uwo mugore n'urwawe ushobora no kubuzi ko yicaranye miliyoni zingahe hari ukabona umwana arakenera iki n'icyo ukakigura urumva rero mwishaka kwambara imirizo y'imbwa kandi muri abagabo ni muba abagabo n'ukuri pe nibyo ako kantu ni kabi cyane nibyo none barayihiga bakayiteraho kandi ntayo bavukanye bakabimbwa kandi ari abagabo ako kantu karakomeye cyane. Reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndakeka ko umugabo aho ari hose yumvise byinshi cyane cyane abagabo kumenya inshingano zabo dusubire mu kuba abagabo. umugore nawe byanze kunze Jennifer yakubwiye ariko abagabo
oya abagabo mukuru guture mwumvise byinshi bagomba kubyumva niba ufite umugore hari akabasinda akabagira ate ariko ukabuze ngo arakumenyera umwana sibyo ahubwo we bibaye ngombwa muhana y'agacupa nyine ukamuhana yo kumenya umwana wawe ariko ibindi ntibikure kabisa wakuze cyane kwa natwe Jennifer Uwamahoro murakoze kuyifuza Jennifer rero hari nimero de telefone yo hasi ushaka kwamuganiriza mwavugana ku bintu bitandukanye nubwo bujyanama turimo tubavuga rigana bwo ushaka kuba umubaza yakugira kabisa mwakoze cyane kwa natwe murakoze